ngo byuzuye amavuta n'ibiki noneho mukarwara mwamara kurwara abaganga bakabakura kuri twa dutunga ngegera nibwo mutangira kurya bya biryo bya gakondo nka bimwe mujya mubona nirira amafiriti n'udutunga ngegera bya bintu nyine muganga ahita gukuraho nyine nawe urabizi wa mukobwa uri umuhanga ufite n'ibitekerezo bizima pe uyu mwana gutekera ibiryo akubwira ko birimo n'imiti kandi abakecuru bari muri iyi myaka urabizi za rusoka ziba zibafata iyo umurangiye ibiryo rero birimo n'umuti kandi biryoshye bimukura kuri ya miti yo kwa muganga niweho umutetsi aba yarabuze yabuze icyo arenzaho urabizi guhera uyu munsi sinzongera kugukubaza uriwe ngo ushidikanyaho pe urarenze uzajya unekera ibiryo bimeze gutyo se ubutaha ahubwo umugabekazi yatangiye kwinginga ati wa mukobwa bakunyegereza ujya unekera urebe iyi nzajya mbatekera ni gutya rero umuntu agenda agafata dore ba shefu arisene amashyari urebe na ba kabosi bo kwa Clapton amashyari yarabishe watsinze turamubonye hari uwahise uhaguruka bose utsinze irushanwa uyu munsi ninde ni umutetsi yuni Jeannette yaragiye kuvuza induru umunwa bari kuhita bawuca ibwami nta bya bindi byanyu byo gufana ubona umuntu atsinze ari umuntu wakavuza indi ngo yongo turago se kuzana umwambari umutwe bawuca batangiye gutakagiza ibiryo yatetse ibi biryo byuzuye insanganyamatsiko y'uyu munsi yose twari dufite batangira kuvuga karamuzi yakoresheje na za spinach byagiye bikora isosi idasanzwe ituma noneho n'ubuzima bw'umuntu bumera neza bukagira imbaraga buriya nimba ujya umara kurya ukumva ngo urananiwe ngo urashaka guhita uryama uba wariye ibiryo bitakagombye kuribwa muri ako kanya ubundi hari ibiryo bizwi urya wari ufite akazi imbaraga zikiyongera ukahita ujya mu kazi uvuga ati izi mbaraga ni izo guhinga ahubwo mu